reka nongere mbasuhuze mwese mbifuriza kubana natwe kugira ngo dukurikire iri somo. Tugiye kwiga isomo ryitwa amaso. Turi kumvikana? yitwa Amaso. 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 Yego. Isomo tugiye kwiga yitwa amaso. Amaso. Mu buryo bw'abantu tuzi ko amaso ni urugingo rw'umubiri rukora umurimo wo kureba cyangwa kubona. Siko mwese mubizi? Ni ukuvuga ngo amaso tuzi ko ari urugingo rw'umubiri rukora umurimo wo kureba cyangwa kubona. Yego. Ariko rero twifashishije Bibiliya, reka noneho turebere hamwe icyo Imana yita amaso. Muraza gusanga imvugo y'abantu itandukanye n'imvugo y'Imana. Hari umuntu uri budufashe? Reka mbafashe njyewe ndakomeza nsome. Dusome mu Itangiriro igice cya 3. Yego. Itangiriro Igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Twese tuhashake tuhagere. 3, 4 kugera kuri 7. Yego. Ngiye kubasomera. Haravuga ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. 7, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Ahangaha icyo umuntu ashobora kwibaza ni iki? Ese igihe Eva yavuganaga n'inzoka yarabonaga cyangwa ntiyabonaga? Yego. Numva ko atabonaga kuko ikigaragara cyo niba bavuga ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa kuko Imana izi yuko ku munsi, urumva uko biri kose wenda nubwo n'abandimo nkinda ariko ntabwo babonaga uko mbyumva. Kuko nimba Imana yamaze kurya yambutse amaso yabo akabona kubona. Yego. Ubwo ndumva ntibabonaga, gusa wenda amatwi yabo yarakoraga. Aha. None se ni ukuvuga ngo noneho asoroma ku giti, asoroma imbuto, arazirya, ahereza n'umugabo we bari hamwe. Ubwo se yasoromye imbuto atari kuzireba? Ni ikibazo. None se niba baramubwiye ngo ni impamvu bababujije kuzirya, ntabwo bazapfa ahubwo bazahweza. Ni ukuvuga yuko batabonaga. Cyangwa se ni ukuvuga ko barebeshaga amaso y'umubiri nk'aya ngaya natwe turebesha. Yandi ko twabonye ko ari urugingo rw'umubiri. Yego. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru dusomye yatangiye igihe Adamu bari bamushyize muri Edeni. Ntabwo turi buhasome, ariko usubiye inyuma mu Itangiriro ku gice cya 2 ugahera ku murongo wa 15 kugeza ku wa 17, niho bamushyize muri Edeni, baramubwira bati ibiti byose byo muri iyi ngobyi wemerewe kurya imbuto zabyo uko ushatse, ariko igiti cyo hagati, igiti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza,
ntabwo wemerewe kurya imbuto zacyo. Ni ukuvuga ngo rero nyuma yaho nibwo inzoka yabasanze. Ntekereze yuko mu gihe bavuganaga n'Imana, mu gihe Imana yabaga amategeko, barebanaga n'Imana. Ariko bamaze kurenga ku itegeko ry'Imana, hari ayandi maso bagize, amaso noneho yo kumenya ikibi n'icyiza. Yego, niyo mpamvu turi kwiga ijambo amaso, kugira ngo tubashe gutandukanya amaso mu buryo bwo mu mubiri, amaso mu buryo bw'abantu, no kumenya amaso mu buryo bw'Imana cyangwa se mu buryo bwo mu mwuka. Turaza gusoza isomo ryacu tumaze kumenya gutandukanya ayo maso y'uburyo bubiri. Yego, ari ay'umubiri, amaso y'umubiri n'amaso yo mu buryo bwo mu mwuka. n'amaso yo mu buryo bwo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo abantu dukunze kwitiranya iby'umubiri n'iby'umwuka. Niyo mpamvu niba turi kwiga, twebwe tumaze gusobanukirwa Imana, tumaze kumenya icyo Imana idushakaho, cyangwa twifuza kumenya icyo Imana idushakaho, tugomba kugira imyumvire n'imitekerereze itandukanye n'iby'abandi bantu bakiri mu byaha. Niyo mpamvu yo kwiga, tukaba turi kwiga noneho amaso. Reka noneho dusome mu gitabo cya Matayo. Yego, Matayo igice cya 6 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. 22. Yego, Matayo igice cya 6 umurongo wa 22 kugeza kuri 23. Iyo mirongo namwe mujye muyandika, muzajya musoma muyisubiremo. Reka dusome. Baravuga ngo, haranditse ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe ntirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo. 23. Ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo n'uba umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Ni ibintu bitangaje. Turimo kureba amaso, none hano ho bari kuvuga ijisho. Yego, none iryo jisho ryo bari kuvuga niryo tabaza ry'umubiri. Itabaza ni itara. Iryo jisho niryo rimurikira umubiri wacu. Ngaho nawe tekereza, iyo uri kugenda nko mu mwijima, uri kugenda mu mwijima, hakabaye hari ijisho rikumurikira, ntiwirirwe ushaka itoroshi. Dukurikije ibyo dusomye hano, ese niko bimeze? Ubu ushobora kuva hano ukagenda ikilometero cyose mu mwijima, nta rumuri ruhari, umurikiwe na rya jisho ryawe rindi. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo Imana rero ifite ikindi kintu cyitwa ijisho, ari nacyo kimurikira uyu mubiri wacu, ukabasha kubona ibyo abandi bantu batabona. Turaza kumenya icyo kintu cyitwa ijisho ni iki. Noneho numara kubimenya, utangire ubigenzure, nawe utangire ukoresha ijisho ryawe kugira ngo umenye ibyo abandi bantu batazi. Yego, reka dusubire inyuma gato dusome muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 29. Matayo igice cya 5 umurongo wa 29. Matayo 5 29. Haragira hati, ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha. Yego, urinogore urike kure.
urinogore uritekure. yego. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa yego muri gehinomu. urumva nanone bagarutse ku jisho ryawe. rya jisho ryawe ibyo bari kuvuga ni iry'iburyo. igihe rigushutse ni ukuvuga ngo iyo dukoze icyaha tuba tubitewe n'ijisho ryacu ryadushutse. yego karame. iryo jisho ko bivuze uko yego noneho yose yamazemo akagumya kuri ibyaha urumva n'atayamaramo yose. bavuze ko ari iry'iburyo. ni ukuvuga ngo ijisho ryacu ry'iburyo niryo ridushuka gukora icyaha. yego. igihe ijisho ryawe ry'iburyo rimeze neza ntabwo ushobora gukora icyaha. none tekereza ahubwo icyo twakibaza nituza kumenya ijisho n'amaso ibyo ari byo nibwo muri buze kumbaza ibibazo muraba noneho mumaze gusobanukirwa kumenya kubitandukanya. ngaho rero reka noneho nkubaze. yewe reka mbanze mbabaze. iyo ukoze icyaha urugero ugiye iyo ufite ishyari cyangwa umujinya biba bitewe n'ijisho. biba bitewe n'ibitekerezo. yego. niyo mpamvu rero tugomba kwiga tukamenya gutandukanya amaso n'ijisho, tukamenya kubitandukanya ku bantu ndetse no ku mana. yego. reka rero dukomeze tusome muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 39 kugeza kuri 41. Yohana igice cya 9 umurongo wa 39 kugeza kuri 41. Yohana wa mbere. oya, Yohana intumwa ni inyuma ya Luka. igice cya 9 umurongo wa 39 kugeza kuri 41 haranditse ngo ego Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. yego. abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu arabasubiza ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu gihoraho. yego. icyo dukwiye kwibaza kuri uyu murongo ni iki: ese Yesu aza hano ku isi yasanze hari abantu b'impumyi noneho barahumuka, noneho asanga hari n'abandi babonaga bahita baba impumyi? yego. ni ukuvuga ngo Yesu yaje asanga hano ku isi hari abantu b'uburyo bubiri: hari ab'impumyi bamubonye bahita bahumuka, hari n'abandi barebaga bamubonye bahita bahuma. yego. noneho arongera arababwira ngo iyo muza kuba impumyi nta cyaha mwakabaye mufite. ni ukuvuga ngo umuntu ugomba kuba adakora icyaha ni umuntu w'impumyi. niba wowe ufite amaso areba ureba neza uri umunyabyaha, ayo maso yawe niyo agutera gukora ibyaha. yego. ubwo rero tuvuge ubwo ariko impumyi nayo ubwo hari ikindi isobanuye mu mana. turi kureba amaso, nitumara gusobanukirwa amaso uraza kumenya impumyi ninde, ubona ninde. ahubwo nagiraga ngo tubanze tubitekereze nko mu buryo bw'abantu, nk'abantu basoma Bibiliya bakayumva nk'uko ubwenge bwabo bumeze.
yego. Ni nk'uko nakubaza wowe iyo ugiye gukora icyaha, yego, cyangwa iyo ushaka kwirinda icyaha ugenda uhumirije, yego. ahangaha ndumva nta gisubizo nahita mbona abavandimwe banyakiraho bishatse kuvuga yuko abantu basoma bibiliya bakayumva nk'uko ubwenge bwabo bubishyikira, hari ibintu byinshi badasobanukiwe. Dukomeze. Ndifuza yuko twebwe abantu twifuza kumenya Imana dukwiye kuko Imana nicyo gitabo rukumbi yaduhaye. Ibyanditswemo byose mu gitabo cya Bibiliya nitwe byandikiwe. None urumva twabimenya tutabasha gusobanukirwa imvugo y'Imana? Yego. Reka dusome mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri, yego, igice cya 3. Timoteyo wa kabiri, yego, Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17, hanyuma noneho tubone kwinjira ku busobanuro bw'amaso. Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16 handitswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ni ukuvuga ngo muri uyu murongo wonyine harimo ibintu 4 tugomba kumenya. Bibiliya tugomba kuyikuramo inyigisho, ikatwereka ibyaha byacu, ikadufasha kubireka, kandi ikanadufasha no guhora twirinda gusubira mu byaha. Icyo gihe nibwo ku murongo wa 17 batubwira ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngakora imirimo myiza yose. Byerekana yuko niba udakora imirimo myiza ni uko utigishijwe, niba ugifite ibyaha ni uko utigishijwe, niba utari uwera ni uko utigishijwe, hanyuma no kuba utirinda icyaha ni ukubera ko hari inyigisho udafite. Icyo rero kiratwereka, kigahita gihuza n'ukuntu Yesu yavuze muri Yohana ku gice cya 8 ku murongo wa 43, nubwo tutari buhasome. Yaravuze ngo impamvu mutanyakiriye cyangwa mutanyemera ni uko mutazi imvugo yanjye. Bishatse kuvuga ngo hariho imvugo y'Imana twazaniwe na Yesu, hakaba hariho n'imvugo y'abantu. Iyo mvugo y'Imana rero niyo bita imvugo y'umwuka. Mu buryo bwo mu mwuka cyangwa mu buryo bw'imvugo y'Imana, yego, murimo kunkurikira? Mu buryo bwo mu mwuka cyangwa mu mvugo y'Imana, amaso bisobanuye ubwenge n'ibitekerezo. Yego, amaso ni ubwenge n'ibitekerezo. Niyo mpamvu bavuze ngo Yesu yaje ku isi kugira ngo ace amateka, ababona bahume, abari bahumye babashe kubona. Bivuze ko hari abantu bari bafite ubwenge n'ibitekerezo bibi, abo ngabo bari bahumye. Yesu yaje kubaha ubwenge n'ibitekerezo by'Imana ari byo byiza kugira ngo babashe kubona, babashe kumenya ugushaka kw'Imana. Hari n'abandi bafite ubwenge n'ibitekerezo bibwire yuko bafite Imana, abo ari bo bafarisayo, ari bo bantu basanzwe batwigisha iby'Imana. Abo ngabo ni ukuvuga ngo barabona. Yesu rero yaje gutuma batabasha kumwumva, batabasha no gusobanukirwa, bahinduka impumyi gutyo imbere y'Imana kuko batabasha kumenya icyo Imana ibashakaho. Natwe rero niba twifuza gukurikira Imana, niba twifuza kumenya Imana, dukwiye guharanira kugira ubwenge n'ibitekerezo twazaniwe na Yesu Kristo, tugatandukana n'ubwenge n'ibitekerezo byacu twazaniwe n'amadini n'amatorero n'imiryango yacu
n'inshuti zacu n'amategeko y'iya leta cyangwa amadini n'amatorero. Yego. Niyo mpamvu Yesu aho yagendaga yigisha, abigishwa be baje kumubaza ikibazo. Dusoma muri Matayo igice cya 13, tuhasome. Matayo igice cya 13 umurongo wa 10 kugeza ku wa 15. Matayo igice cya 13 umurongo wa Matayo 13 umurongo wa 10 kugeza kuri 15 handitse ngo, abigishwa baramwegera baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? 11 arabasubiza ati, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Ni ukuvuga ngo Yesu iyo yagendaga mu ruhame yigishirizaga abantu mu migani. Yego. Ariko noneho akaza gusobanurira abigishwa be biherereye. Ibyo tubibona muri Mariko mu gice cya 4 ku murongo wa 33 kugeza kuri 34. Noneho umunsi umwe Yesu ari mu ruhame arimo kwigisha, abigishwa baramubaza ati, kuki utari kubigisha nka kwa kundi natwe ujye utwigisha? Yego. Hanyuma Yesu arabasubiza ati, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba nkusobanuriye amaso icyo ari cyo, niba uri gusoma amaso muri Bibiliya, ntuzongere gutekereza ko ari aya ngaya bari kuvuga y'umubiri, aya maso y'inyama n'amaraso, ahubwo bari kukubwira ubwenge n'ibitekerezo. Yego. Niba mufite n'ibibazo muze gushaka imirongo ivuga amaso, hanyuma tuyiganireho mugende musobanukirwa icyo baba bashaka kuvuga. Yego. 12 baba kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Urumva? Ufite azahabwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Yego. None se uyu muntu udafite bazamwaka iki n'uwundi adafite? Baba ngo ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Yego. Biri gushaka kuvuga yuko mwebwe kuba mufata umwanya tukaganira uyu munsi mwiza amaso, yego, nicyo mufite. Nimubishaka tukongera kuganira tuzobongereraho n'ikindi. Ntubona ko icyo ufite arimo guhabwa, ariko udafite ni uyu muntu utari gushaka kwigishwa. N'ibyo yari afite azasanga ntacyo bimaze. Yego. 13 igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye batitegereza, iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Nuko ngo abantu bose ku isi batunze igitabo cya Bibiliya baragisoma, ariko ntago bumva, kubera yuko badafite amaso. Yego. Niyo babashije kugira icyo bumva, ntago bagisobanukirwa, kubera yuko amaso niyo atuma dusobanukirwa. Amaso twabonye ko ari iki? Ubwenge n'ibitekerezo. Sibyo Olivier? Amaso twabonye ko ari iki? ubwenge n'ibitekerezo. Ubwenge n'ibitekerezo. Numara kugira ubwenge n'ibitekerezo by'Imana, uzaba ufite amaso ashobora gusobanukirwa no kureba ibyo abandi bantu badafite, cyangwa abandi bantu batabona. Yego. Kandi ibyo byose tubihabwa bihereye mu kwiga, tugahabwa bya bindi Yesu yigishije intumwa ze, bya bindi yabigishaga biherereye. Yego. 14 ndetse ibyo Yesaya yahanuye birasohoye,
bibasohoreyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Niyo mpamvu uzasanga abantu bose batunze igitabo cya Bibiliya, niba batarabasha kwihererana na Yesu ngo babasobanurire, bamenye imvugo y'Imana, ibyo bazi n'ibyo bakora nta sano bifitanye n'Imana. 15. Kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure. Urabona ibinure ahantu biba bibyimbye gusa, yego, ariko nta kintu kirimo. Kuko umutima w'ubwoko bufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahinduka ngo mbakize. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana, ari we jambo ry'ubugingo, ari we shusho y'Imana, yaje gutuma abantu bakira. Gukira ni uguhabwa iyo shusho y'Imana, ni uguhabwa ubu bwiru Yesu Kristo yazanye, ari nabwo namwe murimo guhabwa uyu munsi. Yego, ni ukuvuga ngo ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo, ni inyigisho zituma amaso y'umutima, ni inyigisho zihumura amaso y'umutima, nizo zitanga ubwenge n'ibitekerezo mu muntu, umuntu akagira ubwenge n'ibitekerezo by'Imana muri we. Hanyuma iyo ufite ubwenge n'ibitekerezo by'Imana, uba ubasha kumva iby'Imana ukanabisobanukirwa. Icyo gihe rero umuntu atangira kujya areba ibyo abandi batari kubona, mbese ari kurebesha amaso y'umwuka, ari y'ubwenge n'ibitekerezo by'Imana mu muntu. Yego, hari ahandi noneho twavuze ijisho. Ijisho ni itabaza. Ijisho rero mu buryo bw'umwuka cyangwa mu mvugo y'Imana, yego, ijisho ni ubugingo. Yego, niho batubwiye muri Matayo 6:22 bakubwira ngo ijisho ni itabaza. Ni ukuvuga iyo ubugingo bwawe butarimo icyaha, umubiri wawe wose uba ari muzima, uba umurikiwe. Yego, reka dusome Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Yego, ni ukuvuga ngo hari umuntu w'umukungugu, yego, hakaba n'umuntu ufite umwuka w'ubugingo. Uwo muntu ufite umwuka w'ubugingo niwe nawe ufite ubugingo buzima. Uwo muntu niwe ufite ijisho rizima. Ijisho bishatse kuvuga yuko, yego, muri kunyumva neza? Uyu muntu wacu w'imbere, uwo twabonye ko ari nawe muntu mu maso y'Imana, afite amaso atatu. Afite amaso atatu. Yego, amaso abiri ari y'ubwenge n'ibitekerezo, n'ijisho rya gatatu ari bwo bugingo buzima. Yego, uyu muntu rero akaba afite ubushobozi bwo kureba ibyo abandi batareba. Yego, muri kunkurikira neza? Yego. Dusome mu Migani igice cya 6 ku murongo wa 23. Imigani igice cya 6, Imigani igice cya 6 umurongo wa 23 haravuga ngo kuko itegeko ari itabaza
amategeko ari umucyo kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Ni ukuvuga ngo mu nzira y'ubugingo tugenda tuguhugura, ari nako ijisho ryawe rya gatatu rigenda rifunguka. Yego, aribwo bugingo, aribwo bugingo, ubugingo bwawe bugenda bufunguka. Yego, iyo rero ubugingo bwawe bumaze gufunguka, ijisho ryawe rya gatatu rikaba ribona, hari ukuntu uba umeze. Yego, dusome Imigani 27 umurongo wa 19. 27 umurongo wa 19 haravuga iki? nuko amaso y'umuntu areba n'ayo muntu mu mazi. Yego, nuko amaso y'umuntu areba n'ayo mu mazi. yego, niko umutima w'umuntu ureba mu wundi. haleluya. Ni ukuvuga ngo nk'uko amaso y'umuntu arebana n'ayo mu mazi, uzafata amazi uyashyire mu ibase, yego, nurebamo uzajya ubonamo ifoto y'umuntu. Uwo muntu uzasanga amaso yawe ari kurebana naye. Yego, bivuze ko umuntu umaze kugira ijisho rya gatatu, ijisho ribona neza, riba ritabaza, rituma ashobora kureba mu mutima w'undi muntu. Yego, areba mu mutima w'undi muntu, akamenya ibyo undi muntu atekereza, akamenya ibyo amuhisha, akamenya uko abana nawe, yaba mubi cyangwa umwiza. Niyo mpamvu umuntu wacu w'imbere agizwe n'amaso angahe? Atatu. Abiri ubwenge n'ibitekerezo, irya gatatu rikaba ari ubugingo buzima bushobora gutuma ureba mu mutima w'undi muntu. ibintu abavandimwe turi kumwe baravuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka. Kandi mwaratangiye urugendo, dukomeze inzira, mu gihe kitari kirekire namwe muzajya ubasha kureba, urebe ibiri mu mutima we. none se Karame, ni gute ubu nakwitegereza nk'umuntu turi kumwe hano nkahita menya ikintu ari gutekereza aka kanya? ni uko uyu munsi urimo kurebesha amaso y'umubiri. Yego, amaso y'umwuka ntabwo arahumuka, n'ijisho rya gatatu ntabwo riratangira kubona neza. Uko turi kugenda twiga, mwebwe ubwanyu muzajya mumpera abahamya yuko, dufate nk'urugero, umuntu aza kukwesukoroka, ukaba wamutahuye kare, akarinda agenda ntacyo agezeho. Umuntu aba ari umurozi, mwahura nawe ubwo arakureba akagutinya, akagira ubwoba, ku buryo ushobora guca mu nzira umuntu w'umurozi ugufiteho imigambi mibi, mwahura agashaka indi nzira. Yego, ibyo bintu ariko ibyo bintu ntabwo twebwe ntabwo twabigeraho. muzabigeraho. None se jyewe uri kubigisha niba narabigezeho, kandi binyuze muri izi nyigisho namwe ndi kubaha, binyuze muri iki gitabo cya Bibiliya, mwebwe muzabibuzwa n'iki? Yego, niyo mpamvu dukangurira umuntu wese kugira ngo akanguke, ahumuke, akurikire iyi nzira, akurikire inyigisho, azagere kuri urwo rugero. Ahubwo mushobora kumbaza muti, bisaba iki kugira ngo natwe tugere kuri urwo rugero? Yego, ni ikibazo umuntu yakwibaza nyine, nawe umuntu yanakubaza. Yego, nimusome mu Bagalatiya, dusome mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 15 n'uwa 16. Haragira hati, ariko none kwa kwishima kwanyu kuri he? Ndabahamya yuko muri icyo gihe, iyo bishoboka muba mwaremeye
kwinogora amaso yanyu mukayampa. Yego. 16. Mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwira ukuri? Uwo ni Pawulo yari ari kuvugana n'Abagalatiya. Kugira ngo ubashe kugera kuri uru rugero ndi kukubwira, hari ukuri tugomba kukubwira. Yego, tuzarukubwira tunyuze mu nyigisho Yesu Kristo yazanye hano ku isi. Hanyuma wowe ukinogoramo amaso yawe ukayaduha. Amaso ni iki? ubwenge n'ibitekerezo. Ubwenge n'ibitekerezo byawe, bya bindi wari ufite bishaje, bya bindi wari ufite ukomora mu miryango y'iwanyu, bya bindi wari ufite winjijwemo n'inshuti zawe, bya bindi tuba dufite twinjijwemo n'ubuyobozi n'ubutegetsi na za leta, n'ibya bindi twinjijwemo n'amadini n'amatorero. Mugomba kubyegeranya mukabiduha, hanyuma natwe tukabahereza ubwenge n'ibitekerezo by'Imana, ukajya ubasha kureba mu mutima w'undi muntu. Ariko hariho bamwe ubabwiza ukuri bagahita bakwanga. Iyo bakwanze rero, uwo nguwo ntabwo aba ashaka guhabwa amaso yandi mashya, ariyo maso y'umwuka, nta nubwo aba ashaka ko ijisho rye rya gatatu rifunguka. Mugerageze rero mwinogoremo amaso yanyu muyazane. Yego, ni ukuvuga ngo niba kubwira kunogora ijisho, ntabwo uri bujye gushaka icyuma ngo ushinge muri aya ngaya ufite. Ahubwo urakora iki? Uratekereza ibintu biri mu bwenge no mu bitekerezo byawe, yego, bidakwiriye kubamo, ubizane. Tukwereke uko bigomba gutegurwa, tukwereke uko, mbese muri make ugomba kureba, mwese muzasome mu Bagalatiya 5:19 kugeza kuri 21. Ibyo bintu byose byanditse aho hantu ntabwo turi hasome none, buri muntu azahasome. Nimushaka muzahere mu Bagalatiya 5:16 kugeza kuri 21. Bazakwereka ibyo umwuka w'Imana yanga. Ibyo byose uzabishyire hamwe, ubikusanye, tukwereke aho tubishyira, hanyuma tukwereke ibyo ugomba kubana nabyo. Yego, dukomeze Abatesaloniki ba mbere. Abatesaloniki ba mbere igice cya 5 umurongo wa 6 n'uwa 7. Abatesaloniki ba mbere igice cya 5 umurongo wa 6 n'uwa 7 haragira hati: nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Aleluya. Iyo tuvuze hano ibisindisha, ni bya bintu biza kugukoroga mu bwenge no mu bitekerezo. Ariko se uyu mugabo ibi bintu akora, ibi bintu ari kutubwira arumva bishoboka? None se ninde wundi byabayeho basi ngo tubanze tumurebereho? Icyo gihe ubusinzi ubaye umusinzi. Wowe tuzi ukurikire, niba ari ukwiga uyu munsi uboneke, ku isaha iyi niyo uboneke, uzabona wowe utangiye kugenda ufunguka, uri kubona, uri gutekereza ibyo abandi batabona, uri no gutekereza binyuranye nk'uko watekerezaga kandi utekereza byiza. Ngo kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ngaho mumbwire, muri mwebwe harimo abantu bacuruza ndetse bacuruza n'inzoga. Muzicuruza nijoro gusa, ku manywa wayigusaba ntiwayimuha? Cyane ahubwo wayimuha. None se mu Bibiliya irimo kutubeshya ngo abasinda basinda ryari? Nijoro. Yego, n'abasinzira bagasinzira ryari? Nijoro. Ubu se ku manywa ugiye ku buriri ukaryama ntabwo wasinzira? Bishatse kuvuga ko hari imvugo y'Imana n'imvugo y'abantu. Gusinzira ni ukugira ibibi mu bwenge no mu bitekerezo byawe. Gusinda ni ukurakara ukava muri iyi nzira utageze ku musozo. Nimwiyemeze rero dufate icyemezo kugira ngo dukurikire inzira aho umwarimu hose akwerekeje ujyeyo, kugira ngo uzagire amaso mashya ndetse wongereho n'ibya gatatu. Mu gusoza rero dufata umwanzuro, dusome muri Luka igice cya 24
umurongo wa 13 kugeza kuri 32 ni naho turi busoreze. Luka yego 24 duhere ku murongo wa 13 haragira hati Luka 24 duhere ku murongo wa 13 ngiye gusoma. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi, kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka sitadiyo 60. Ruvuga ngo ni igihe Yesu yari amaze kuzuka, abigishwa be basa nkaho batatanye, ariko bose bamaze kumenya inkuru y'uko yazutse. Bose bari bari kugana i Yerusalemu, kuko yari yarababwiye ngo muzajye i Yerusalemu mutegereze ibyasezeranywe. Sibyo? Nuko babiri bari mu nzira bagenda, Yesu arabasanga. Yego, bari kugenda baganira ibyabaye. 14 nuko baganira ibyabaye byose. 15 bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo. 16 amaso yabo arabuzwa, ariko amaso yabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abantu bari kugendana na Yesu, ariko amaso yabo, amaso twabonye ko ari iki? Ubwenge n'ibitekerezo. Mu bwenge no mu bitekerezo byabo ntabwo bazi Yesu bari hamwe uwo ari we. Haleluya. Kugira ngo mubyumve neza, buri muntu wese utunze Bibiliya, yego, ari kugendana na Yesu, ariko ntabwo azi ko bari hamwe, ntabwo amuzi, amaso ye yabujijwe kureba. Yego, uti gute? Iyo ufite igitabo cya Bibiliya uragisoma, ariko kubera ko utazi imvugo y'Imana yandi twazaniwe na Yesu Kristo, icyo gihe ntabwo wumva, nta nubwo ubasha gusobanukirwa ibyo urimo gusoma. Amaso yawe aba yarabujijwe kubona Yesu. Bivuze ngo biragusaba kugira ngo haboneke undi mwarimu uza kugufungura amaso ubashe kumenya Yesu. 17 arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Barahagarara bagaragaje umubabaro. Urabona ukuntu wa muntu ahagarara yumiwe. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Yego. 19 arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu buryo yakoraga, mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. 20 kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. 21 kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abayisiraheli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. 22 none abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro. 23 ntibasangamo intumbi ye, nuko baraza batubwira ko babonekewe na marayika, bakababwira ko ari muzima. 24 kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. 25 arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Nuko ngo ibyo abahanuzi bavuze byose ni ibingibi dufite muri Bibiliya, ariko abantu ntibashobora kubyizera kubera ko amaso yabo atabasha kugira gute kubona Yesu. None se 26 none se
Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe. 27 atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Aleluya. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe muri Bibiliya guhera mu itangiriro kugera mu byahishuwe bivuga Yesu. Birasaba rero kugira ngo babigusobanurire ubashe gusobanukirwa na Yesu. Kandi iyo umaze kumenya Yesu ni nabwo umenya n'Imana, ni nabwo ubona n'Umwuka Wera. 28 bageze bugufi rw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho. 29 baramuhabata bati waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze, nuko arinjira ngo agumane nabo. Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe niba utazahata Yesu kugira ngo azagumane nawe, ntabwo uzigera umenya Yesu. Niba utazegera mwarimu ngo mubane muri byose, icyo ushaka gusobanuza uba ari usobanuza, ntabwo uzigera umenya Yesu. 30 yicaye ngo asangire nabo, yenda umutima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. 31 yenda umutima. Mwibuke ko igihe yasangiraga n'abigishwa be basangira ifunguro ryera, yari yarasangiye nabo umutima. Aleluya. Murimo kunyumva? Hanyuma 31 amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Aleluya. Ni ukuvuga ngo iyo musangiye umutima, iyo musangiye umugati mukanywa n'amaraso ya Yesu, aho niho amaso afungukira mukamenya Yesu. Yego. Abantu rero basigaye bafata utugati twakozwe mu ngano no mu ifarini, barayiza ngo bari kurya umutima wa Yesu. Yego. Bagafata ji itukura ngo ni amaraso ya Yesu bari kunywa. Ntekereza yuko hariya twiganye icyigisho cy'amaraso ya Yesu, twarakizi. Twabonye ko amaraso ya Yesu ari iki? Twize ku maraso, ntabwo twize ku maraso ya Yesu. Yego, twabonye amaraso. Yego. Tubona ko amaraso ya Yesu ari yacungura. Twabonye ko amaraso ari iki? Ni itegeko ryo mu buryo bwo mu mwuka cyangwa inyigisho zo mu buryo bwo mu mwuka. Yego. Hanyuma rero umutima nawo ni inyandiko za Bibiliya. Umutima ni inyandiko za Bibiliya. Yego. Niba tugomba kurya umutima tukanywa n'amaraso. Ugomba gusoma inyandiko za Bibiliya ukanazisobanurirwa nk'uko Yesu yazigishije. Icyo gihe uba uri kunywa amaraso, uba uri kurya umugati ukanywa n'amaraso ya Yesu. Aho niho amaso afungukira, aho ngaho niho tugirira ubwenge n'ibitekerezo by'Imana, hanyuma n'ijisho ryacu rya gatatu rigafunguka. Bivuze rero yuko buri muntu wese, dusome ku murongo wa 32, baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Aleluya. Nuko ngo mu nzira niho basobanurira ibyanditswe. Niyo mpamvu natwe mu gihe kitari gito nako kitari kirekire tuzatangira inzira, dutangire kugenda dusobanura ijambo ku rindi duhereye mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Imana yacu ibwira abantu, bana banjye mwe mujye mwibuka ijambo